waba uri muri Tanzania, waba uri muri Australia, waba uri i Burayi, aho hose twagufasha. Mugatuma ihembe rikagerayo. Ndabona ikintu kimeze nk'ingagi munyihanganire ku cyita ikintu nuko mutarakitubwira. Icyo cyo cyaba kibafasha iki? Uramenye ntabwo ari ingagi. Uyu ni umukurambere wacu. Uwo ni umukurambere wacu wanyu mukuru. Umukurambere wacu mukuru. Ndahutanga neza se wa mbere n'abandi bose barabizi naragutanze. Wenda abantu babyumva rimwe na rimwe bagira ngo ntabwo bishoboka ariko uraduhamiriza neza ko bishoboka. Birashoboka. Murakoze twajya kuri uyu mama. Akuga koko se nyuma y'iyindi hari akandi bari bazanye aha. Karwaye waje kugakoresha cyane kwa muganga. Naje gushima ono muganga yarambuye bari barandoze naragiye kwivuriza ahantu hose byaranze ngira kwa muganga biranga babanda ngeyo ono mukecuru ngo aravura ngezeyo bari barandoze mu kubibona nyine. Kameramani uradufasha. Kuba asanzwe badukurikira hano kuri Megapex TV ndetse no ku yandi mateleviziyo. Uyu munsi rero tukaba tugeze mu karere ka Rutsiro, muri kuhabona cyane rwose hari ibintu by'intoki zimeze neza. Bakaba baturangiye ko muri kano karere ka Rutsiro hari umuganga uvura. Tukaba tuhageze umva iya mubyeyi mukomere cyane. Yego muraho se? Hari umuganga uvura neza, uvura mu buryo bwa gakondo. Uwo muganga waba umuzi? Ego mana we ndamuzi. Uwo muganga ndamuzi, turaturanye, nukuvuga ngo gahunda ze aravura, nanjye yavuriye umwana. Ubu ngubu mbese mana muri kubashaka se? Twashakaga ngo mudufashe kugera kuri uwo muganga, tumubone tuganire nawe, twereke abanyarwanda ibikorwa akora. Niba mwadufasha ndi kubona mwari muri mu kazi. Naka kazi no kareka naka akasi kamazi. Yamvuriye umwana arakira, umva tugende mbereka ahubwo umva. Komeza tugenda aha mu karere ka Rutsiro, imisozi muri kubibona rwose, hari imisozi irumbaraje. Abaturage baho naho urukubona ko basa n'abatuje. Uyu mumama akaba agiye gukomeza atwereka kuri ura muganga. Ndahabereka. None se ubundi mama akora te? Ni umuganga ukora iki? Baravura ingwara zose, ndangwara atavura. Izi ndwara yabavura amarozi? Yego amarozi, kandi umwana wanjye bari baramuroza uburozi. Umwana wanjye ari aha tugeze ni kwa muganga Figiri nk'uko babitugaragarije. Dushimira n'umumama utuzanye hano hantu. Mwaramutse? Yego muraho murakomeye n'amahoro. Yo mukomere mawe. Uraho mwana wa? Yego mukomere cyane. Murakomeye mukaka. Murakomeye cyane rwose. Turakomeye. Mukomere namwe. Umwana yaragwaye yarahwereye. N'abarozi ni babi. Barozi ni babi. Nkuko mubibona ari mazi wahoze uri kuvura hari kuvamo ibintu, ibyo bintu byaba ari ibiki? Ni ibihato byamusize mu maguru hose. Yari yaragagaye amaguru. Yaragagaye ndaho yagendaga dore ngibi twari kuvamo. Ibyo bintu ni ibiki? Ni ibihato. Ibihato ni ibiki ku bantu b'Abanyarwanda? Zirirozi byitwa imijaganye byo babigaga umunda amaguru gagafatana. Amaguru gagafatana biragaragara rwose. Ubu ntabwo yagendaga. None se ubu yabasha kugenda, yabasha kunyeganyeza amaguru? Bino rako biri kuvamo. Buriya biri kuvumu no mu matako hose. Bikavira amano mu manono no mu mitsi. Niyo nitwo rira kumuvura abari gukandagira. Nagerageza urebe ko wenda hari ibyahindutse. Amaguru noneho ndabona asa naho ari gukora ukuntu. None mukecuru hari ikintu twashakaga ngo uganirize abanyarwanda nk'aha mu ivuriro ryawe. Waba uvunye umugongo, wabanza ukavuna umugongo. Nanjye kanshaka ukuntu nicara. Kanicara ahangaha. Mukecuru aha abadukurikiye hano ugiye kubwira isi yose ndetse n'abanyarwanda ukuntu banga ngoresha ni ryakazi ka mundu kabikuze nabibonye nabitangiye kera. Yewe ndavura kandi abantu bagakira. Hari indwara
yo kugira ngo niba umugore arwaye mu kizira cy'inda umuti wo kumuvura agakira. Hari indwara nyinshi ivura z'amarozi aba barogwa byo mu kanwa, yaba amategano n'amahuherano ndetse n'andi marozi y'ubwoko bwose. ubwoko bwose ndabufite bw'imiti. Mukecuru umuvuzi gakondo, hari n'abandi bavuzi bavura, ariko ngo umwihariko wawe babimbwiriye mu nzira ko mwe muvura n'abantu bari mu mahanga ngo mukoresheje telefone. Aha, katubaze uyu muhungu wawe muhungu wa mukecuru, iyi ni inkongoro ndi kubona hari, sinzi niba kubikoraho byemewe, ariko ndi kugira ndebe ko nabona nanjye ahantu tuganirira neza. Muranyihanganiraho gatoya. Yego rwose. None muvura ngo abantu kuri telefone, mwifashisha ibuhe buryo ngo kugira uvure umuntu uri mu mahanga? Umuntu ashobora kuba ari mu mahanga akanyoherereza ifoto ye. Urabona uriya muriro dufata ya foto ye, twarangiza igicucu cya ya foto tukakinyuza muri uriya muriro, tugahita tubona uburwayi arwaye. Uru nzanye ifoto, wenda mwakwereka umuntu uburwayi arwaye. Nonaha nahita mbikwereka cyane. Niba hari umuntu waba uri hafi wazana ifoto yayizana. Mwana wanjye naragushatse, none ndi gushaka kugira ngo uze wigaragaze n'umukunzi. Mwana wanjye nawe naramubuze, yari yaravumuye, ndamugabo yari yarabonye abasore baza kumurambagiza bakigendera batamushaka, yewe ndabataramwikubiseho, yari yarananiwe. None nagiye kugira Imana, ngo narabonye umukunzi hejuru y'umuti. Imiti niyo yamuzanye yatumye abona umukunzi. N'abandi bose bazamera ngawe bazaze hano, hari imiti y'urukundo ikundisha umusore n'ingumi. None umwana wanjye nagize Imana n'amahirwe. Nkuko mubibona, mukecuru ati ya foto ije mu mbaraga zakoresha, nyine mu mbaraga kura kuri kubakurambere be. Ati uriya mukobwa mubona ku ifoto, kameramani uradufasha umugaragaze neza uriya mukobwa, nanjye ifoto mwanyemerera nkayifata. Ati uyu mukobwa mubona ku ifoto ngo yari yarabuze umukunzi, nkuko ibindi mukecuru yabyivugiye. Ngayo nguko hano mukecuru, imbaraga waba ukoresha mu kuvura ni imbaraga ziva hehe? Tugomba kuvura aho uri hose, haba no mu mahanga. Tugomba kuhavura indwara zose. Mukecuru rero ngo nta matama masa nkuko mwabivuze, ngo nta matama masa, niko ninjiye hano barambwira. Hano hantu nabonye abantu benshi bagiye bazana ibintu bigiye bitandukanye, gusa muri hangana mu mwanya nabo ngiye kubaganiriza. Bari abantu bamwe bambwiye ko bazanye amashimwe yiyongera kuyo bari batanze mbere igihe mwabavuraga. Nagiye mbonamo abandi, usibye ko ndabasubizaho nkabagaragaza imbere ya kamera. Kandi ngo umwihariko wanyu ni ukuvura abantu yaba abari mu mahanga ndetse n'abagize inyatsi. Ku kintu bita inyatsi, umuntu ufite butike hariya rwose ariko agakora ntibigende, nawe ni igiki mumufasha? Nawe yaza kwivurisha inyatsi kagenda. Hari umuti mutanga w'inyatsi? Kugira ngo n'umuti, iyo mutanze nk'umuti w'inyatsi, ibintu ikibazo cyose yari afite mu iduka ryiwe kiragenda no mu mirima yiwe. Ariko yamaze kubona umuti, ibintu biragaruka bikiyongera. Akaza ashima Imana ko wa muti wamugiriye akamaro. Mukecuru rero, kuri wowe nayo twaganira, akadusubize kamera ndetse na mikoro ku muhungu wawe, ari nawe ngo uzasigira umurage. Iwe nzawusigirana n'ubu yabitangiye singire. Muganga Bufigiri, aho hantu hateretse ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo bintu byose ugiye gufasha abanyarwanda, utubwire ngo iki gikora iki, nyuma duhite tujya hanze kuganira n'abantu twabonye bari hanze. Umwanya ni uwawe. Yego, ndagusobanurira icyo wifuza cyose. Uhereye kuri ako kantu ufashe. Aka kantu ufashe? Akabona akangaka niko kamenyesha ko hagiye kuza umurwayi iwanjye mu rugo. Ubu natwe tugiye kwinjira hano wabibona. Nari nabimenye kare cyane. Iki
cyo rero urakibona iryo ni ihembe ndi kubibona ihembe dukoresha ku bantu baroze ibirozi turi kubihamagara muri guhamagara ibirozi bigahita byizana bikaza muri aka gakono kuri aya mahembe n'ubundi tukabikuramo ubwo nako umuntu ufite ikibazo ari iyo ngiyo arwariye iyo ngiyo dore ko hano turi muri Rutsiro yaba urwariye Rubavu, i Kigali, mu Bugesera, mu Mutara ndetse naho ngaho uri kuvuga waba uri i Burundi, waba uri muri Kongo, waba uri muri Tanzania, waba uri muri Australia, waba uri i Burayi, aho hose twagufasha mugatuma ihembe rikagerayo. Ndabona ikintu kimeze nk'ingagi munyihanganire ku cyita ikintu nuko mutarakitubwira icyo cyo cyaba kibafasha iki. Uramenye ntabwo ari ingagi. Uyu ni umukurambere wacu. Uwo ni umukurambere wacu wanyu mukuru. Umukurambere wacu mukuru. Ni sogokuruza. Sogokuruza waje. Ni udubasha bwose. Anari we wabuhaye mama. Ni nawe wabuhaye mama. Abona hafi yiwe hateretse inkongoro iriho urumuri niba narwita itabaza nabyo kameramani yadufasha urabona ko ari inkongoro iteretseho urumuri urumuri rero ababyeyi bacu bahora mu rumuri bagomba kuba mu mwijima bahora mu rumuri kuko ibyabo byose babikora mu rumuri aho ndabona aho imbere y'ihembe ako wari ugiye gukoraho ako ni agaki gashinzwe iki hano mu ivuriro ryanyu? Aka ngaka rero ni imana y'abagore. Imana y'abagore. Kameramani aradufasha akagaragaze. Imana y'abagore ni imana ikora iki? Ni babantu babuze urubyaro. Urabona aka niko gasohora imiti y'urubyaro. Urubyaro rukaza rukaboneka. Imyaka yose waba umaze itarengeje imyaka 50. Ubona urubyaro rwose. Muganga Bufigiri ukora hano mu karere ka Rutsiro ariko kubera umwihariko we akaba yakora no ku isi hose bitewe n'ahantu herereye akaba aje kutwereka no kudufasha kutwereka aba barwayi ndetse n'abakize n'abaje gushimira bose tukaba tugiye kubanyuranyuramo. Muganga rero watwemerera ukaba uri aha ngaha uyu ni umurwayi wawe umukecuru yari yarwaye iki? Umurwayi umukecuru ati uyu musore mureba yari ari aho ngaho mu rugo rwose imiganda imusenyukana nta kibazo. Mugabo nyuma y'ibyo ngibyo y'umuti wahawe na mukecuru ukora hano mu karere ka Rutsiro wowe ni igiki waje kwiyunguramo, ni igiki cyakuzanya? Murakoze, naje kwivuza mu gihe nari narazengurutse amavuriro menshi. N'ubu mfite ibipapuro aha ngaha byo kwa dogiteri. Ufite ibipapuro byo kwa dogiteri? Baramvuye na za ntuza byose. Ariko ubwo nageze aha ko uyu muganga yaramfashije ubu akazi mu rugo rwose nta kibazo. Ahubwo umugore wa mbere twari twaratanye kubera iyo mpamvu, ariko ubu mfite gahunda yo kuzanamugarura icyo cyatumye agenda cyarakemutse. Kameramani ngira ngo abantu bari kubibona ko afite ibipapuro byinshi byo kwa muganga murabibona, ariko ngo yaje hano mu iri vuriro baramuvura ngo yari yaratandukanye n'umugore wa mbere kubera gahunda yo kutubaka urugo neza. Banyibye ibikoresho mu kazi, ndi umusuderi. Uri umusuderi? Bakwibye ibikoresho mu kazi? Ibi materiel yose yo dukoresha mu kazi bari barayibye. Kameramani adufasha kumurika Iran Posta Sudi, Iran Ango Grinder cyangwa se Princesse kuba yizi neza. Hari n'utundi dukoresha, ibi byose bari barabitwaye. Atelier yose bari barayibye. Hanyuma uza hano ko uyu muganga aragufasha, yabigenje ute? Wowe n'iki wasabwaga? Wari waje uturutse? Naturutse Nyamata. Waturutse Nyamata mu Bugesera? Muganga ntabwo nari muzi, baramundangira. Aza kuza kumpamagara ambwira ko ibikoresho yabibonye, ubwo naje aha muri ubwo buryo nzanye n'iri shimwe. Iryo shimwe ariko hari ikindi kintu wari waratanze mbere nk'ikiru? Natanze ikiru, nagarutse bwa kabiri nzanye n'aka kantu ishimwe kubera ko yangoreye igikorwa gikomeye cyane. Ni ishimwe rya mukecuru. Kameramani ngira ngo abantu bari kubibona, ni nzima rwose, ni inkoko ifite nk'ibiro nka 30 kandi kuyumva neza. Mwadufasha
akira ishimwe ryawe. Nawe waje hano kwa muganga, we waje kuhakora iki? Waje uturutse he? Amakuru ugiye kuduha ni ayo ngayo. Njyewe ni umunyagisenyi ndetse muri Gisenyi, ariko bandangiye nabonye uyu muganga hano kuri YouTube bwa mbere, maze kumubona banyereka imiti atanga n'uburyo avura, sinabasha kubyemera kuko nari ndarabireba neza, bigeze nyuma ubwo haza undi muntu nawe bambereza nimero y'uyu muganga. Ubwo amaze kumba nimero y'uyu muganga, muganga ngerageza kumuhamagara, muhamagaye mubwira ikibazo mfite, anyemera ko icyo kibazo agifitiye ubushobozi. Abantu badakurikiye, ikibazo wari ufite muri make cyari iki? Ikibazo mfite muri make ni ikibazo kijyanye n'umudamu. Nashatse umudamu mushaka rwose dukundanye nta kibazo dufitanye, ariko bigeze nyuma baza kumbwira kanje nyuma, anje nyuma. Noneho najya mu kazi nawe akigira mu bye, najya gutaha ngasanga yageze mu rugo, cyangwa ngizera ko ari mu rugo nta kibazo kindi kiriho, ngagira ngo namabwire y'abantu, ariko bigeze nyuma nza kumva ko byanze bikunze abikora. Ubwo rero muganga bambwiye ko rwose ubwo bushobozi abukora, niwe wa mbere bandangiye muri urwo. Mbese wowe ushaka uwo mudamu wawe ushaka kuzamufatira mu cyuho, ushaka tunyuza hano kwa muganga uturutsiye hose, ni ukugira ngo umudamu wawe baguhe umuti uzajya utuma ataguca inyuma, cyangwa ni ukugira ngo naba ari kuguca inyuma uzamufatire mu cyuho umuti washakaga. Mbese muri make ni ukuvuga ngo muri make nkurikije ikibazo cyanjye mfite cyo kubaka urugo rwanjye, kuba umudamu akomeje kujya nje inyuma kandi twarashakanye dukundanye, nk'uko yandangiye ko uyu muganga nyine afite ubwo bushobozi nk'uko nabibonye, ndagira ngo muganga mbereze amba umuti, uwo muti namara kuwumva, igihe rero hari umudamu azongera kunja inyuma azafata mbese uwo muti uzahite ubafatanisha ibitsina, njyewe ubwanjye nzahigerere dusange bagifatanye n'uwo mugabo bazaba bari kumwe. Akaba ari byo byanjye. Muganga, ibyo bintu byo gufata by'uwo muntu avuze ngo byo kuba ngo umuntu ari kumuca inyuma wenda bikagaragara akamusanga mu cyuho, ibyo bintu uwo muti urawutanga neza? ndawutanga neza, si we wa mbere, n'abandi bose barabizi, narabutanze. Wenda abantu babyumva rimwe na rimwe bagira ngo ntabwo bishoboka, ariko uraduhamiriza neza ko bishoboka. Birashoboka. Murakoze. Twajya kuri uyu mama. Ako gakoko se nyuma y'iyindi hari akandi bari bazanye aha, karwaye waje kugakoresha cyane kwa muganga? Naje gushima uno muganga yari yarambuye, bari barandoze, naragiye kwivuriza ahantu hose byaranze, ngira kwa muganga biranga, babanda ngewe uno mukecuru ngo aravura, ngezeyo bari barandoze, muri kubibona nyine. Kameramani uradufasha. Ati ngo bari baramuroze, ubwo none yarakuvuye aho ni mu buryo bwo kukuvura? Yari nyine bari barandoze, narageze kwa muganga byaranze, narageze ahantu hose byaranze. Amaguru yakoraga neza, babandangiye uno mukecuru, bandangiye uno mukecuru, abaramvuye ndakira. Nk'uko mubibona rero, hakaba hari abandi bantu bishimye rwose bajyanishije no ku myambaro nk'uko bibona ni Sheri na Shushu. Mwebwe ngo bimeze bite? Mwe ni igiki cyabazanye hano kwa muganga? Turahera kuri wowe mama. Ikibazo nari mfite i Rubavu. Nawe waturutse i Rubavu? Bari barandoze kubura umugabo, nakundana n'umusore amezi 3 agahita nyanga tugiye gukora ubukwe. Ubwo nagiye kuri YouTube mbona nimero z'uyu muganga, ndamuhamagaye mubwiye ikibazo mfite, ambwira ko abasha kumpa umuti kigakira. Noneho ni wowe yambwiye ngo yakuvuye mutarabona, na yakuvuye kuri telefone ngo wagarutse gushimira, noneho waje kuri tele gushimira? Yego, yamvuriye kuri telefone ndakira. Amaze kumpa umuti nibwo nabonye telefone impamagaye, nsangana uyu mugabo wanjye muri kubona twicaranye impamagaye, arambwira ati nge naragukunze ndashaka tubane. Ndavuga ubwo ntago bishoboka kuko n'ubundi dare bisanzwe bimbaho, nkundana n'umusore kandi wari igikobwa cyiza rwose, ntacyo wari utwaye. Ariko kandi ikibazo mfite kubura umugabo ntabwo byari bishobotse, ariko abarozi hano hanze barahari n'abavuzi bakaba bahari.
ikintu mushimira cyane yankoreye ni uko yamvuye akananyereka n'umuntu wabikoze. Uwo muntu ndagira nzamugaragaze buri muntu wese amumenye ko ari umurozi. Ntabwo avura gusa, afite n'ububasha bwo kukwereka uwakuroze. Ubwo nguko nabonye umugabo nguye. Barakaturishije mama we bakwita nde? Nitwa Amahoro Chantal. Bamwita ayo mazina avuze. Uri kumwe n'umwana ukaba nawe waje hano kwa muganga muri Rutsiro. Wowe waje uturutse he? Njye naturutse Kibungo, naje naniwe cyane. Kubwo umugambi nari ifite n'intego. Naje nje kureba uyu muganga. Hari akantu numvishe waturutse Kibungo, naho numva ngo bakora ibintu nyibi ariko uravuga ati kanizere uyu muganga w'i Rutsiro urate gufata amamodoka kuvana Kigali kuvana he araza kugeza hano muri Rutsiro. Iri Kibungo yego baravura, ariko naragenze hose uko mbere na mbere ikibazo nari ifite. Njye narashatse maze gushaka. Washakiye Kibungo? Narashatse maze gushaka mbura urubyaro. Abarozi baho bakwitaho? Banyitayeho cyane, mbura urubyaro, imyaka 5 irashira. Umutware wanjye atangira kwivovota, tangira ku rukundo rurashira burundu, tangira kuzana ibintu byo kuca inyuma. Nanjye ndahaguruka ati kanivuze ndebe ko nabona urubyaro nanjye nkamubyarira. Nuko ndivuza biranga. Sinzi ukuntu nagiye kuri telefone, ngeze kuri YouTube mbonye nimero y'umuganga. Ndabwira rero ubwo nagerageje naho hose bikanga, kankurikirane uyu muganga ndebe ko yamumuti. Nawe yakuvuye icyo gihe akuvura, yakuvuriye online, yakuvuye kuri telefone? Njye yamvuriye kuri telefone. Yamvuriye kuri telefone arambwira ati wowe ndakuvura urakira. Hari hashize igihe kirekire cyane, ubwo narananiwe kwivuza, imyaka 10 yari irangiye. Ubwo ndavuga inika ngende nivuze. Umuganga amereza umuti, agwaye umuti ubona akajemo, mbona ndasamye. Twaranjyaga urukundo mu rugo, atangira kunkunda, mu rugo turishera ishusho rwose, areba kabeba akavuga ati ni ikitwa twarabuze. Ako kana rwose ndi nakubona ni keza. None abandi nagiye kubona nkumva ngo mobile money, ngo ikingwa inkoko n'ibindi bintu byinshi cyane. Wowe waje gushimira kwa muganga, waje witwaje iki? Naje kumushimira rwose, yangiriye neza. Kameramani uradufasha? Uradufasha kameramani? Abantu bose bo kuri isi bose uyu niwe muganga. Kameramani uradufasha? Muganga n'uyu dore nguyu wamanye. Bamwita Nirere Zamukunda. Wowe waje hano kwa muganga gukora iki? Jewe naturutse Kayonza. Waturutse Kayonza, nawe ni kure cyane. Hari umuntu wambwiye wo twaganiye w'umumama, arambwira ngo ahantu muri Rutsiro hari umuganga utanga imiti y'abadamu badashaka abagabo. Ngera mu buri umugabo yamvugisha bikanga. Yabangiyeho nabyo singira icyo numva. Wumva ndakigenda mu mubiri. Mbese wowe wumvaga ko kuba wajya mu buriri n'umugabo ari ukubera gahunda z'urugo? None ku bintu bijyanye nyuma y'ibyo ngibyo, ngo uwo muti ubu nta n'amavangingo mbese wagiraga? Bihangana imbere ya kamera. Ndamavangingo ngira mu mubiri, mbese ibintu byose ndabyongira mu mubiri. Uwandangiye n'uwo umuganga yavuye, ndavuga ati nanjye nzajyayo, nzashaka itike ngeyo. Bwana kameramani, na urabibona ko uyu mudamu ati nawe ni kuri icyo kibazo cyo mu buriri, akaba yaje gushaka imiti ngo byibuze nawe ajya agira akantu yumvamo muri ibi bintu by'abakuru, ntavugira hano imbere ya kamera. Murakoze cyane ku bari badukurikiye hano kuri televiziyo, ndetse ubaye ushaka nimero ya muganga, ubaye uri Bwota Amasimbi, yemwe n'ahandi hantu hose mu Rwanda, wamwandikira kuri iyo nimero uri kureba muri screen yawe. Ikiganiro cyo nakagaruka. Ciao ciao. Muhamagare cyangwa umwandikire, ari ready kugufasha ibyo ari byo byose yakuvura na online. Murakoze.